byambabaje cyane rero bitajya binanciramo ni uko nta wundi musista ngira. Umugabo wawe akurusha imyaka ingahe? Guys, inshuti zanjye za kera ndacyabakunda, ndabazirikana n'undi sitire muracyari inshuti zanjye. Mumbajije ngo nkunda kubona uhora wishimye, ni irihe banga ukoresha rituma uhora wishimye, ninde uba ubiri inyuma? umuntu uba Hello guys, mumeze mute? Njye meze neza, ndizera namwe mumeze neza muri amahoro. Nk'ibisanzwe rero, this is Nadijo TV show. Mwibuke gukora subscribe niba utarayikora, nyamuneka ubu wa mbere rwose turakwinginze ntugende udakoze subscribe, hanyuma ukore share, ukore like, ukore comment. Guys, ndizera mumeze neza rero, nanjye ahangaha ndi amahoro, ndashima Imana, Uwiteka aracyandinze. Rero ubushize mugenzi wanjye Nadine hari abantu bamubajije ibibazo, nanjye rero bambajije ibibazo, niyo mpamvu rero ndi ahangaha kugira ngo nze mbasubize ibibazo mwagiye mumbaza. Ni byinshi cyane ariko guys ndagerageza hanyuma mbisubize. Ndizera mumeze neza rero, mugiye ndi kubireba, barabinyandikiye biri muri telefone, niba muri kubireba. Ni ibibazo byinshi guys, ni byinshi rwose ariko ndagerageza mbisubize byose uko byakabaye. Ikibazo cya mbere umuntu yarambajije ngo Joxy nifuza kukubaza ibi bikurikira. Ikibazo cya mbere yambajije, ni ayahe mafunguro ukunze gutegura uri mu rugo cyane nijoro? Amafunguro rero nkunze gutegura ndi mu rugo cyane nijoro, ngerageza gutegura ibiryo. Twebwe nyine mu rugo iwanjye ntabwo tugira ibintu nyine dukunda cyane kurusha ibindi, dukunda nyine ibiryo biteguye neza, ibiryo bitetse neza, ibiryo biryoshye. Rero nyine ntabwo turi ba bantu bavuga ngo tugira ibintu dukunda ngo cyane ku buryo waza mu rugo ukavuga ati abantu bakunda kurya iyi ndyo, oya. Ariko amafunguro nkunze gutegura cyane nijoro mu rugo, nkunda gutegura nyine ibiryo byoroshye nk'amakaroni, umuceri, ibiryo nyine byoroshye bidakomeye kubirya ngo urare nyine wumva mu nda bimeze nabi. Hanyuma ikibazo cya kabiri yarambajije ngo what is your hobbies? My hobbies, ikintu cya mbere nkunda guteka, ikintu cya kabiri ku bantu banzi nkunda amafoto cyane. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu nkunda nyine kuba ndi kumwe n'inshuti zanjye, twishimye turi ahantu hamwe twese nyine tumeze neza, ari za nshuti zanjye mvuga ngo ndi kumwe nyine n'inshuti zanjye, abantu banjye nkunze nishimiye. Hanyuma ikindi cya gatatu yarambajije ngo nkunda kubona uhora wishimye, ni irihe banga ukoresha rituma uhora wishimye, ninde uba ubiri inyuma? Umuntu uba ubiri inyuma si ubwoba, navuga ko ari Imana, niyo nyine yampaye kunezerwa, niyo yampaye kumva nyine ngomba guhora nishimye. Ibirenze kuri ibyo, njyewe ndi umuntu nyine uba positive mu bintu byinshi bitandukanye, ntabwo ndi wa muntu ukunda kubona nyine ibintu byinshi ngo bimubangamiye, ibintu bibi ngo agenda byegereza umutima. Ntabwo bivuze yuko guys, ntabwo bivuze yuko njyewe ntahura n'ibintu nyine byatuma mbabara ntahura n'ibintu byatuma numva nyine ntishimye, oya mpura nabyo, ariko ntabwo njyewe ndi umuntu ugumana ibyo bintu muri njyewe ngo numve ngo ngomba kurakara, ngo ngomba ngo nyine nkumva ni ibintu byarengeranye, oya. Njyewe ndi positive, ntabwo nkunda kubona ibintu bibi ngo numve ngo ni ibintu bibi ntereranwe nabyo. Ntabwo ndi wa muntu ugenda, hari umuntu ubayeho ubona ko abona ibintu nyine abangamirwa n'ibintu byinshi, oya njyewe ntabwo mbangamirwa n'ibintu byinshi nyine. Iyo ikintu atari cyiza, iyo ibintu ari byiza ndishima, iyo ibintu atari byiza nyine simbyitaho, nyine ndavuga nyine buriya ni uko nyine niko bimeze, hanyuma nkikomereza. Ikindi nakubwira, njyewe ndi umuntu ukunda amahoro, njyewe nikundira amahoro rwose. Umuntu waza umbangamira, ikintu cyose cyatuma kicaga kumbuza amahoro yanjye, ngerageza uburyo ki ngomba kumva ko ngiye ngomba kwishima, ntabwo ngomba kubabara kubera impamvu iyo ari yo yose. Yego duhura n'ibintu bitubabaza, ariko nyine ndagerageza ku buryo nyine utabona mbabaye tu.
niyo mpamvu abantu benshi bakunda kubona nyine ngiye mpora nishimye ngira ngo niryo banga nakubwira nkoresha. Arongera arambaza ngo iyo wambaye neza uba wambaye gute? Njyewe iyo nambaye neza ni uko nkunda kwambara nk'ipantaro y'itise imeze neza, hanyuma n'ishati cyangwa se isengeri, hanyuma nkambaraho n'ikoti, hanyuma n'agakweto karekare n'agasakoshi n'amaherena n'isaha, ngenda numva nambaye neza nanjye nishimye. Nubona nambaye ujye uvuga ati uriya arishimye yambaye neza kuri we. Ikindi yambajije yarambajije ngo none se iyo uri mu rugo uhera kuki uri gutegura breakfast? Si ibintu bisanzwe se ubwo? Si ibintu bisanzwe. Ni icyayi, umugati cyangwa se igikoma, haba hari n'amagi ugakorana n'umureti. Ntabwo ibyo ngibyo ariko nakubwira ngo mbikora buri munsi by'umureti, kereka iyo turi muri mood yo kuba twarya uwo mureti. Sinzi niba ndi kugusubiza neza nk'uko wambajije, sinzi niba ibisubizo ndi kuguha uri kunyurwa nabyo. Hanyuma icya gatandatu, wambajije ibintu byinshi, ibibazo bitandatu. Ikindi yambajije ngo iyo utishimye se ni iki ukora kugira ngo abantu batabimenya? Guys, ngewe rero ntabwo rwose wowe nugerageza kumbabaza ntabwo undi muntu wundi azabibona. Niba koko nababaye akaba ari we wambabaje, nta wundi muntu ushaka kubona ko nababaye njyewe. Wowe ubwawe wambabaje ni wowe nyine nshobora kubabara, nta nubwo ushobora kumbona mu gihe nababaye nakurakariye, ntabwo ushobora kumbona amaso yawe, sibyo? Nongera guhura nawe ari uko ngewe nyine ibibazo byanjye nawe byakemutse, ari uko nakubwiye wenda ukansaba imbabazi cyangwa se ugasanga wenda narakajwe n'ubusa simbizi, ariko nyine wambabaje nta wundi muntu ku ruhande n'umwe wambona ko mbabaje, nubwo byaba byagenze bite. Iyo ngiye nababaye we wambabaje, ni wowe nyine wambabaje, nuko ukabibona, nuko tukabikemura bikarangira, ariko ntabwo abandi bantu bashobora kubona isura igaragara nk'aho ndakaye mu maso ari ukubera ikindi kintu runaka. Ikindi rero undi nawe yarambajije ngo ni izihe mbogamizi uhura nazo mu kazi by'umwihariko kuri Nadijo TV show? Imbogamizi mpura nazo si ubwo mu kazi ni izihe we? Nta mbogamizi cyane, imbogamizi wenda ni uko umuntu ashobora gukora ikiganiro ntimukirebe, ariko kandi murakireba mbona feedback, nubwo zitari nyinshi ariko ndazibona. Ikindi mbogamizi mbona ko atari imbogamizi cyane ni abantu baba baguca intege nyine bavuga ati ariko biriya bintu ubona bimeze bite, ariko buriya mu by'ukuri umuntu niba nanabibabwire, nimba ubona umuntu afite ibintu akunda, niba ubona afite ibintu arimo kuganamo, kereka uri kubona ko ari ahantu habi nyine bizamugera. Mu buzima nta muntu utagira abantu bamuca intege, sibyo? Icyo wakora cyose uba usanga hari abantu babikunze, hari abantu babyishimiye, ariko nanone ugasanga hari n'abantu bagushyigikiye bavuga ati courage wowe, keep it up, gira courage bizaza. Ubundi mu buzima n'abo bantu aba akeneye abantu bamupushinga, bamubwira ati courage bizaza. Ariko ngira ngo byaba imbogamizi nanone kumva umuntu akuri mu matwi ngo ubona biriya bintu ngo bimeze bite, ndetse ngo ubona ngo bigana he. Icyo nakubwira cyo wowe ntabwo ubizi nyine, ntabwo uzi n'ahantu bigana, ngewe nzi aho bigana, ibyo ndeka nikorere. Nicyo nakubwira, ariko nta mbogamizi cyane mpura nazo, nazo biri aho nyine n'ibisanzwe nk'ibindi byose. Hanyuma yarambajije nanone ikindi cya kabiri ngo uyu ni uwundi mushuti wacu ukunda Nadijo, mukunzi wa Nadijo TV show, wambajije ngo nk'umubyeyi uhuza ute ibyo ukora no kwita ku mwana n'izindi nshingano zo mu rugo? Guys, ndagira ngo nkubwire ngo ibi bintu dukora kuri Nadijo ntabwo ari ibintu bidutwara umwanya ntabwo ari ibintu nyine wavuga ngo ubuzima bwawe cyangwa se umwanya munini nibyo nyine uba wagiyeho, oya. Ibi bintu ndabikora bikarangira, umwanya wundi usigaye nkita no ku muryango, nkita ku rugo nk'umubyeyi nk'abandi babyeyi bose baba bafite inshingano nyinshi zitandukanye, nko kwita ku mwana se, kwita ku muryango n'utundi dutandukanye two mu rugo. Ibyo byose ndabimanaginga kandi bigahura, nta kibazo kiba kirimo kuba ndi kubikora no kuba ndi ku nshingano zo mu rugo, nta na kimwe nica. Ntabwo mvuga ngo bimwe mbikora neza ibindi nkabikora nabi, byose mbikora neza kandi bigahura, nta kibazo kiba kirimo kuko ntabwo bitwara umwanya munini. Hanyuma ikindi cya gatatu yarambajije ngo wabwira iki abantu bumva ko abagore baba bari kuri social media
cyane nawe urimo babafata nk'abasire cyangwa se abagore badashobotse. So nakubwira iki koko mana yanjye? Wumve ko aka kazi ni akazi nk'akandi kose, sibyo? Ikindi cya kabiri, ibi bintu turabikunda, tubikora ko tubikunda, sibyo? Icyo nakubwira rero, wamwita umusirekwini cyangwa se umugore udashobotse, sibyo? Kanihereho ko nanjye rumva njye uri no kubaza, ari uko nzanga nkavuga ibintu bitari mu ndangagaciro z'umunyarwandakazi cyangwa se z'umuco wo mu Rwanda muri rusange, cyangwa se nyine udafite indangagaciro z'umuntu muri rusange. Wenda njanga nkavuga ibintu bidasobanutse, njanga nkavuga ibintu by'abasirekwini, sinzi n'ibyo bavuga abasirekwini, cyangwa se nkavuga ibintu nyine by'abantu badashobotse, ntekereza ko n'ubundi ubwo icyo gihe naba ari njye ku giti cyanjye njanga nkavuga ibintu bidashobotse. Ntabwo icyo gihe rero byagenderaho ko umuntu wese ukora kuri social media yaba ari umuntu w'umusirekwini, yaba ari umugore udashobotse cyangwa se umuntu muri rusange udashobotse, icyo gihe ni umuntu ku giti cye. Nk'uko nawe waba udashobotse cyangwa se umusirekwini utazi no gukora kuri social media. Wumve ko rero aka ngaka ni akazi nk'ako wowe wicaye mu biro ukoramo, nk'ako wowe ako kandi ukora ku rundi ruhande, yes, wumve ko aka ari akazi nyine. Ikindi ubwo se ubundi uvuga ko umuntu ari umusirekwini? Umusirekwini ni iki? Uvuga ute ko umuntu adashobotse? Ntashobotse kuko agutwaye iki? Akugeza ati ntabwo rero ndumva icyo nakubwira cyo ni uko aka ari akazi nk'akandi kazi. Kuba rero uzanga kuri social media ukavuga ngo nyine wumve ko ari ibintu bisanzwe nk'undi wese wakora akazi ibintu bimeze gutyo, nicyo nakubwira. Hanyuma undi yarambajije ngo uzabyara abana bangahe? Nyumvira n'iki kibazo n'ukuri. Icyo nakubwira ko umunyarwanda yaravuze ngo habyara imana, sibyo? Ariko nashatse kukubwira none ngo habyara imana ni uko umuntu arapanga, sibyo? Baravuga ngo umuntu arapanga n'imana igapanga, ariko iyo wizeye ikintu ukacyizera n'imana ibigufashamo ikaguha cya kintu wizeye. Rero urihangana singusubize exactly ibi bintu mbajije, singusubize nyine ibi bintu mbajije uko ubimbajije, urashaka nk'umubare, wihangane ntabwo ndi buguhe umubare, ariko nk'umuryango nkanjye n'umugabo wanjye twaricaye nyine turabipanga, turavuga ngo twifuza kubyara abana bangana gutya, kandi koko mu kwizera kwacu tugomba kubyara abo bana, tuzababyara, turabizi neza ko imana iri mu ruhande rwacu, abo bana tuzababyara mu kwizera kwacu. Hanyuma ikindi kibazo yarambajije nanone ngo ni iki cyakubabaje mu buzima bwawe utajya wibagirwa? Ngewe rero ikintu kimbabaza cyane ku buryo ntanakibagirwa ni ukubura umuntu nakundaga, ni ukubura umuntu doke wanjye, kumubura ni ukuba nyine yabuze ubuzima, yavuye muri ubu buzima nkamubura, birambabaza cyane. Rero ikintu cyambabaje rero guhera kuri iyo ngiyo ngingo ni murumuna wanjye nabuze, doke niwe wari umwana w'umukobwa mu rugo, niwe wari sister wanjye mutoya. Impamvu byambabaje cyane rero bitajya binanciramo ni uko nta wundi musista ngira nta wundi musista ngira, kandi yavutse mureba apfa mureba, doke yavutse mureba arakura apfa mureba, niyo mpamvu bitajya binshiramo, bitajya bireka kumbabaza cyane, ariko ni uko nyine ni uko ubuzima buba bwisitaye. Ndumva ari icyo. Ibindi byo mu buzima busanzwe byo nababwiye ko ntajya ntinda ku bintu birambabaza bikagenda bikarangira, ni uko ubuzima bugakomeza, ntabwo ari ibintu ngenda nkizingiramo nkavuga iki kintu no, kereka iyo mbuze umuntu wanjye nabwo nkicara nkatekereza ati ubu biba bimeze bitya, ubu biba bimeze bitya, ubu ngubu, ariko ibindi mu buzima busanzwe ntacyo, navuga ko ntacyo, kuko ntacyo nyine urebye, si ukuvuga mutabyumva nabi ko ntacyo burundu, wenda ntahura n'ibintu bimbabaza, ahubwo ntabwo nyine ari ikintu nahora mvuga ngo iki kintu cyarambabaje kiragenda kimperana mu mutwe numva no wapi, ntabwo ari uko. Hanyuma ikindi kindi yambajije ngo ni iki wabonye mu rugo mu rushako? Abantu, ni iki wabonye mu rugo mu rushako ubona abantu batarashaka bahombye? Guys, abantu batarashaka biranumvikana bahombye ibintu byinshi pe, byinshi cyane, mu rugo habamo ibintu byinshi cyane. Nawe ibaze rero kuba uri kumwe n'umuntu wawe ukunda cyane, nawe agukunda,
mukabana mugasangira akabisi n'agahiye mukishima, waba ufite ibyishimo mukabisangira, waba ubabaye mukababarana mugasangira mbese mukabyara mukagira umugisha mukabyara. Mu rugo haba imigisha myinshi cyane abantu batarashaka batarabona, myinshi pe, myinshi myinshi, ntabwo nayirondora ngo mvuge ngo ni iyi n'iyi, ariko ni ibintu byiza cyane kubana n'umuntu ukunda. Icyo ni icya mbere, ni ibintu byiza cyane guhorana n'umuntu ukunda ukumva ko ubabaye mukaba muri kumwe, apana kuba wumva umukumbuye ari from nowhere nawe uri hehe uri hehe. Iyo mubana rero biba byiza kurushaho. Ibibazo ni byinshi sinzi ko ndi bubivuge bikarangira cyangwa se ndi bushyiraho part 2 nkazayibasubiza ubutaha. Hanyuma ikindi yambajije ngo ni gute abubatse ingo bakwiriye gukoresha ikoranabuhanga cyangwa se imbuga nkoranyambaga. Ntekereza ko uyu muntu ikibazo yambajije sinzi niba uko yakibajije ariko ndi kucyumva, ariko ntekereza ko iyo uri mu rugo nyine uri kwita ku muryango, ibintu by'amatelefone cyangwa se by'amateleviziyo, ntekereza ko ari muri iyo sase yambajijemo, ubiha umwanya wabyo. Ntabwo wafata kuba wita ku muryango ngo ufate no mu matelefone ubivangatiranye, icyo gihe hari bimwe bipfa ibindi bigakira. Rero ufata umwanya ukicara, niba wumva ushaka gufata telefone kuko warangije ibindi nyine, donc niba uri kwita ku muryango nta mpamvu yo gukora na telefone. Uri kwita ku mwana, uri kwita kuri famiye yawe, uri mu matelefone, ni ibintu bitandukanye nyine bitagukundira. Ntabwo rero biba ari byo bikwiriye mu miryango yacu. Ikindi yambajije ngo ni gute uhuza ubuzima wabayemo n'inshuti zawe za kera n'ubuzima bwo mu rugo. Njye rero icyo nakubwira ko inshuti zanjye za kera n'ubuzima mbayemo ubu ngubu aka kanya, donc ubwo ni ukuvuga ngo inshuti za kera twabanaga ntaragira urugo, n'ubu ngubu mfite urugo ati mbifatane. Ubu rero mfite urugo mba naragize inshingano nyinshi, ntabwo navuga ngo aka kanya ngo nditeguye ngo ubu ndagiye, sibyo? Ugomba gusaba uruhushya cyangwa se nkavuga ko ngiye nyine bakamenya ko ngiye, ariko mbere nahitaga ngenda nta muntu wundi mbajije, nta n'undi muntu mbwiye. Ikindi cya kabiri, kuba nyine inshuti zanjye yego ziba zikiri inshuti, ariko ubuzima twabanyemo cyangwa uburyo twabanagamo icyo gihe bihita bitandukana, kubera ko ushobora kunshaka biri urgence ugasanga umwana yanzitiye, sibyo? Ushobora kunshaka biri urgence ugasanga mfite nyine ibindi bintu noneho nanone birimo bitambohora ngo ngende. Rero ariko ni ukuri inshuti zanjye za kera ndacyabakunda, ndabazirikana, n'undi sitire muracyari inshuti zanjye, munkeneye bishoboka murambona, murabizi ntabwo byatandukanye. Kwa kundi umuntu avuga ngo yagiye gushaka undi ntarashaka, ngo ibintu byanze, mpamukira abantu banjye cyane. Hanyuma guys, ibibazo ari byinshi koko. Ikindi bambajije, undi muntu yarambajije ngo umugabo wawe akurusha imyaka ingahe? Guys, umugabo wanjye andusha imyaka 5. Imyaka 5. Hanyuma guys, hano amajwi yahise agenda, niyo mpamvu nahise mfata umwanzuro wo kuza kurikodinga kugira ngo mbashe gusubiza abandi ibibazo bagiye bambaza. Murihangana rero, ariko ibibazo n'ubundi ndabibasubiza nta kibazo. Undi muntu nawe yaraje arambaza ngo ukunda irihe bara. Ngiye rero amabara nkunda ni amabara abiri, nkunda rouge bordeaux, nkongera nkakunda umweru, ariko nanone bitavanyeho ko n'andi mabara nyakunda, ahubwo hari amabara amwe n'amwe nanga ntanakunda no kuyabona mu maso yanjye, ariko ayo mabara abiri niyo nyine aruta ayo yandi yose. Rouge bordeaux n'umweru niyo mabara yanjye nkunda cyane, ndayakunda pe. Hanyuma undi nanone arongera arambaza ngo, uyu ni umwe n'ubundi wambaje icyo kibazo, arambaza ngo ukunda kurya iki? Nk'abana rero bose ukuntu bakunda kurya umuceri, bakarya ifiriti, bakarya n'inyama, nanjye I like those food. Nkunda nyine umuceri, ifiriti n'inyama, ariko muri rusange nkunda kurya ibiryo byoroshye, ntabwo nkunda kurya ibiryo bikomeye pe. Ibiryo bikomeye byose ngewe kubimpa ni nko kumbwira ngo wirya, ntabwo mbikunda, nkunda ibiryo byoroshye, namwe murabizi nyine ibiryo byoroshye. N'ibyo bikomeye uramutse bitetse mu buryo bworoshye nibwo njye nabirya. Hanyuma undi nawe yarambajije ngo ukunda gusohokera he?
Njye rero guys ntabwo nkunda gusohokera ahantu hamwe, nkunda gusohokera ahantu hashyashya mbonye ubwa mbere, nkagenda menya nyine ibintu ahantu hatandukanye. Ntabwo rero nk'ubu wansohokana ahantu hamwe ngo n'ejo uzongere uhansohokane ngo nuko ari heza cyane cyane, ntabwo nabikunda. Nkunda nyine gusohokera ahantu hatandukanye, nkamenya ahantu ntarinzi, nkamenya location ntarinzi, nyine ibintu bikaba, nkunda nyine kubona ibintu bishyashya kwa. Nkunda nkahindura nkaba mushyashya, nkaba ndi ahantu hashyashya, nkabona ibintu bishyashya, nkunda ibintu bishyashya ngiye mu maso yanjye, bishyashya ariko byiza nanone. Hanyuma undi nanone yarambajije ngo wamenyanye n'umugabo wawe gute? Guys murambabarira, muranyorohera kugira ngo icyo kibazo sinkibasubize, ahubwo ndashaka kuzagikora kiri full, nkababwira love story yacu iri full from day one up to now. Ariko biraterwa namwe, muri bwandike muri comment mumbwire ko koko iyo love story muyikeneye, muyishaka kuzayumva. Mva ndayibatuye guys, ni nziza uburyo twahuye n'umugabo wanjye tugakundana. Mva ni story ndende ariko mva iri very very excited kugira ngo uyumve. Ariko biraterwa namwe. Ndashaka ko rero ubwo iki kiganiro mugisharinga kikagira views nyinshi, nanjye nimbona koko mwabikoze, ndabona ko mukeneye ko nzababwira iyo love story yacu, hanyuma tukagenda tubigendanamo neza. Ubwo rero biraterwa namwe ubwanyu. Nibwo nanjye iyi story y'urukundo rwacu nzayibabwira, gusa hanyuma undi muntu nanone yarambajije ngo ni ibihe bintu bitatu bya mbere byatumye umukunda kurusha abandi? Ibi bitatu byo ndabikubwira, nakubwira ibintu byinshi 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 cyane, n'igitabo nakikubwira. Ariko kuko wambajije ibintu bitatu bya mbere byatumye mukunda kurusha abandi, ikintu cy'ingenzi cya mbere cyo nakubwira ni uko nyine ni umuntu ugira ukuri. Ngende mu bantu ba mbere bakunda umuntu uvugisha ukuri, umuntu ugira ukuri, umuntu utagira ibintu by'amanyanga. Rero yaje ari umuntu ugira ukuri rwose pe, ugira ukuri from A Z. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi kintu cya kabiri ni umuntu nyine yanyiritse ko nyine ni umuntu wita ku muntu akakwitaho ku buryo usigara uvuga ati n'uyu nguyu ubundi nari ntegereje mu buzima bwanjye. Hanyuma ikindi kintu agira story rwose, nta rungu muri kumwe, nta rungu wagira. Kandi nanjye nkunda nyine umuntu tuganira, n'umuntu twaganira tugaseka. Ikindi cya kane ni uko ari umuntu utega amatwi umuntu kandi cyane, akagutega amatwi, ukagutera story niko nawe agutega amatwi. Waba ufite ikibazo cyangwa se waba uri kumutera story nyine akagutega amatwi. Ubu muntu rero ntabwo ngewe nari kumwitesha, kuko umuntu untera story, umuntu unganiriza, umuntu ugira ukuri, utagira amanyanga, utambeshya, nabayeho mvuga ati ubundi uyu nguyu we azaba ari umuntu wanjye. Ni umuntu nyine w'umuhanga, ni umukozi cyane. Ko numva se nkubwira ibintu byinshi, ariko umunsi nzababwira love story yacu kuva day one kugeza n'ubu ngubu, nzagenda mbibabwira byose, nzabibabwira byose uko byagenze, n'uko namukunze, n'icyo namukundiye, byose nzabibabwira. Hanyuma ikindi kibazo undi muntu yambajije, yarambwiye ngo ni ibihe bintu bibiri bya mbere byagushimishije mu buzima bwawe? Ikintu cya mbere cyanshimishije ni uko nabanye n'umuntu nkunda, nabanye n'urukundo rwanjye, nabanye n'umuntu nkunda pe, ku buryo nicyo kintu cya mbere najyaga nsaba Imana, niba mukunze nyine Imana izamfashe tubane. Naramukunze pe, ndamukunda n'ubundi.
nicyo kintu cya mbere cyanshimishije kuba nyine yarafashe umwanzuro akavuga ati ndashaka umbera umugore umva. Icyo kintu cyaranshimishije mu buzima bwanjye. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri cyanshimishije ni ukubyara, tukabyarana, hanyuma nkabyara umwana nkamubona mana mu maso yanjye nkavuga ati uyu mwana mbese ni uwanjye, ni my own property. Nacyo kiri mu bintu byanshimishije, ni umugisha nagiriwe rwose, byaranshimishije cyane ibyo bintu bibiri mbabwiye. Hanyuma undi muntu yarambajije ngo ese ufite ababyeyi? Ndabafite, ababyeyi banjye ndabafite rwose, umukecuru wanjye n'umusaza ndabafite cyane, ndabafite. Hanyuma arongera arambaza ngo uvukana n'abana bangahe? Mvukana n'abana mu rugo, turi abana, twavutse turi abana, turi abana bane, nkaba ndi umukobwa umwe, abandi bakaba ari abahungu, ubwo ni abahungu batatu, ikindi nkaba ndi umukobwa, ni njye mukuru, ni njye fura, ndi fura ya papa na mama. Ikindi undi yaraje arambaza ngo full name of your son? Umuhungu wanjye rero yitwa Honest Believer Munezero Oran. Undi nanone arongera arambaza ngo how both meet Nadine and Joe? Ubwo ni Nadine nanjye, uburyo twahuyemo nabyo ni indi story tuzababwira mu kiganiro kizakurikiraho cyangwa se mu kiganiro kindi kizaza, ariko icyo nakubwira ko nuko Nadine twahuriye aho twamenyaniye tukaba n'inshuti cyane, twariganye in university. Twariganye Nadine, ni naho twamenyaniye, hanyuma tuba inshuti, tukomeza tuba inshuti. Ni umukobwa mwiza, ni umukobwa w'ifura, ni umukobwa w'umunyabwenge, mbese kumugira nk'inshuti yanjye ni umugisha ukomeye cyane kuri njyewe. Hanyuma undi nawe yarambajije ibibazo, ni byinshi cyane, menya tuzakora section B cyangwa se part 2 yo gusubiza ibi bibazo, ariko ndagenda ngerageza kubasubiza, nubwo ari byinshi ndagerageza kugira ngo tugende tureba uko bimeze. Undi nawe yarambaje ngo how both meet your husband and you? Ibi nabibabwiye hejuru yuko nzabibabwira undi munsi, ariko nabwo ari uko mwanyeretse koko iyo love story yacu muyikeneye, muyishaka muri comment, hanyuma mugasharinga iki kiganiro kikagira views nyinshi, hanyuma nkabona yuko n'icyo kiganiro nzabaha nacyo muzaba mugishishikariye. Niko bimeze, nta bintu byo kubabeshya, ntabwo ndi kubabeshya, nuko bizagenda. Igihe rero mutari kubinyereka, nzigumanira ibyanjye, sibyo? Nzigumanira ibyanjye. Hanyuma undi muntu yarambajije ngo kuva washaka ni ibihe wamenye ku buzima utari uzi mbere yuko ushaka? Ni ibintu byinshi cyane rero, mu rugo haba ibintu byinshi cyane utamenya utarugiyemo, nk'urugero nko kubana n'umugabo mu nzu, uburyo wateguramo, uburyo nyine ushobora kuvuga ngo uku kwezi nzakoresha ibi ngibi, ubundi kera twibereye ku babyeyi bacu nibo byabaga bireba. Hanyuma ikindi ni ugutwita, ikindi ni ukurera, mbese ibyo ni ibintu umuntu atamenya ataragira urwo rugo cyangwa se atarabigeramo. Rero urumva ko ni ibintu byinshi mu rugo ugenda umenya bishyashya buri munsi ugenda ubona akantu gashyashya uvuga ati nakase, ariko ukabona nyine nako kakugezeho, kandi nabyo ni ibintu byiza, ugenda ukura umunsi ku munsi, uko ugenda umenya utuntu dushyashya, uko ugenda umenya ibintu nyine utari uzi, ugenda nawe ukura uba umuntu mukuru. Hanyuma undi nanone yaraje arambaza ngo ugendera ku cyo uhitamo inshuti magara ubwira ibyawe byose? Icyo ngenderaho, ngiye nkunda umuntu ugira imico myiza, umuntu ugira ubumuntu,
umuntu donc umuntu unyereka ko nyine ari inshuti yanjye koko nawe akabikora nkabona ko ari inshuti yanjye, umuntu unyereka ko nimba mukeneye nkamubona nawe niba nkeneye akambona, umuntu utabeshya, umuntu utabeshyerana, donc umuntu ufite imico myiza muri rusange. Kandi ikindi ntabwo nanone ngira inshuti magara ngo mbwira ibyanjye byose, yego ngira inshuti magara, ngira inshuti zanjye nyinshi ariko nabo barabizi ntabwo tubwirana ibintu byose, biterwa ahubwo n'ibyo tuvugana, biterwa n'uburyo tumenyana, biterwa n'uburyo donc no kubwira umuntu ibintu byawe byose ntabwo ngira ngo ni ibintu byiza byo kuba wakwifata ukishyira hanze, uretse ko nta muntu ubaho wakwifata ngo ngewe ngo A Z ubishyire hanze ubibwire umuntu, ntabwo bibaho ibyo bintu. Umuntu muzima nawe agira akantu yibikira nk'umuntu so icyo ngenderaho rero numva ko ari inshuti magara ni uko donc umuntu uba uzi iwabo, azi iwanyu, uzi abavandimwe be, uzi inshuti ze, uzi imico ye, ku buryo nyine ushiduka nawe wumva warabaye nk'umuvandimwe we. Icyo gihe rero mpita numva ko wowe nagushyira kuri level yo kuba uri inshuti yanjye magara hanyuma inshuti zanjye magara mwese ndabasuhuje aho muri, ndabakunda cyane koko ndabakunda cyane, mwumve ko mbakunda cyane kandi namwe murabizi. Hanyuma ikindi bambajije ngo uramutse umenye ko Nadine aguca inyuma kuri patron wawe wakora iki? Rero kuba Nadine yaca inyuma nabitekereza, si ibintu njya ntekereza n'umunsi n'umwe n'isaha n'imwe, kubera ko abo bantu mbwiye ni abantu babiri nizera, ni abantu babiri nubaha, ni abantu babiri nkunda, ntatekereza ko byagera kuri urwo rwego ko bakora ibyo bintu, kubera ko n'ubundi na communication bagirana n'uburyo bameranye ni ibintu bihabanye byo kuba byagera kuri iyo level. Rero ntabwo njya mbitekereza, sinjya nanabishyira mu mutwe habe n'isegonda habe na gatoya, ntabwo njya mbitekereza. So rero nimba ari uko wenda uzi Nadine, wenda ni nk'uko wambwira n'undi muntu wundi ku ruhande, ibyo bintu wenda namenya icyo gukora ari uko mbigezemo, so nta kintu njya mbitekerezaho aho ngaho. Ikindi kibazo nanone barambajije ngo kugeza ubu se ari umugabo wawe n'umwana wawe ninde ukunda cyane kurenza undi ku buryo umubuze wakumva ubaye nk'ubuze ubuzima? Ego ko mana yanjye, umva iki kibazo se, umugabo wanjye n'umwana wanjye ngo ninde nkunda cyane kurusha undi ku buryo mubuze ngo nakumva ngo mbaye nk'ubuze ubuzima? Umva nkubwire icyo nakubwira ahangaha, umugabo wanjye ndamukunda cyane, n'umwana wanjye ndamukunda cyane ku buryo mbese nta mahitamo aho ngaho mfite. Umwe mubuze nakumva mbuze ikintu gikomeye mu buzima bwanjye, n'undi mubuze nakumva mbuze ikintu gikomeye mu buzima bwanjye. Umve ko bose barangize kugira ngo mbeho numve nishimye, nibo by'umwihariko babitera. Urumva rero ko ngize n'umwe mbura rwose, mana yanjye, mana ni ukuri sinzagire n'umwe mbura, nzabahorane rwose. Imana izabigemo, mana uzabigemo rwose. Umve ko ni abantu b'agaciro mu buzima bwanjye cyane ariko cyane, wumve ko ari abantu b'agaciro mu buzima bwanjye birenze. Hanyuma ikindi undi yambajije ngo ese byaturutse kuki kugira ngo wumve washinga igitangazamakuru nka Nadijo? Ibyo rero kugira ngo nshinge igitangazamakuru nka Nadijo ni ibintu nakundaga kuva kera, ni ibintu nkunda, niyo mpamvu rero nabifashe tukabitegura tukabishyiraho igihe tuzabitangirira n'uburyo bizakorwamo, hanyuma icyo gihe kigeze turabikora kandi tubona birakunze bigenze neza hanyuma ikindi yahise ambarizaho, arambaza ngo nk'inshuti zawe se, ababyeyi bawe cyangwa se abandi bantu muziranye muri rusange bo babyakiriye bati? Babyakiriye neza, baduhaye courage, hanyuma babonye ari ibintu byiza, batubwiye ko tubishoboye, ariko nanone ntihabura abaduca intege. Gusa iyo ukunda ikintu urakomeza ukagikomeza nyine kuko ugikunda, ukumva ko ari ibintu ukunda. Ntabwo rero
uko byagenda kose intege zose baguca ntabwo ari byo bintu byaguca intege mu gukora ibyo ukunda, mu gukora ibyo wumva wowe wumva wishimiye. Ikindi bambajije ngo urateganya gukurikiza orani ryari? Iryo ni ibanga ry'umuryango ya urihangana kuba ntakigusubije. Hanyuma ikindi ni ikihe kintu ukundira urugo? Urugo rero dukunda ibintu byinshi cyane. Urugo rutuma wumva uri safe, urugo rutuma wumva wubashywe. Ikindi urugo mva barimo ibintu byinshi cyane, rutuma ugenda umenya utuntu dutandukanye utari uzi. Urugo ni ahantu h'amahoro, ni ahantu haguha ibyishimo, ni ahantu mbese wumva mu mutwe nyine utuje pe, uri aho ngaho wiriwe mu kazi, wiriwe mu tuntu n'utundi, ugataha mu rugo utawumva muri wowe mbese ugeze ahantu haguha amahoro hagushimishije. Hanyuma ni ikihe kintu wabonye mu rugo utexpectingaga in negative way and in positive way? In negative way, ibintu nabaga ndi kwexpectinga hanyuma nkaba ntarabibonye, ni ibintu bisanzwe nk'ibyo n'abandi babona mu rugo. Kwa kundi ubura umukobwa utekereza ko ugiye kwenjoyinga, ko ugiye mu duki n'uduki, hanyuma wagera mu rugo ukabona ibintu nyine biri serious, ntabwo ari ibintu by'imikino, ariko nanone atari ibintu bibi cyane, nyine ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Uretse bwa bwana nyine uba uvanye mu bukumi wumva ugiye kuzajya wirirwa uri mu duki n'uduki, hanyuma wagera mu rugo ukabona nyine ni ibintu bihabanye n'ibyo watekerezaga. Hanyuma icyo nanone nexpectingaga in positive way, hanyuma ni uko nyine kwa kundi uba ubona umuntu mukundana ukabona afite imico myiza just ukanayimukundira. Hanyuma ikintu nyine ngewe nabonye ni uko iyo mico myiza nayibonagaho gato, donc ubu nayibonyeho ikintu kinini, nyine narayisobanukiwe, menya nyine noneho niba tuvuge urugero, niba umuntu yitonda, mwagera mu rugo ukabona noneho aritonda birenze kwa kundi wabitekerezaga. Niba umuntu akwitaho, yarakwitagaho uri umukobwa, mwabona ukabona kwitaho birenze uko wabitekerezaga. Just ni nk'ibyo ngibyo rero nabonye, ni ukuvuga ya mico cyangwa twa tuntu twiza wabonaga ku muntu iyo mubanye, noneho nibwo ukibona nyine kiri kiri grave, ari ikintu kinini cyane, ukabona wow, none ukabona ni ibintu nyine bikurenze ku buryo nyine ubona ko ari ibintu byiza cyane. Hanyuma ikindi barambajije ngo ese ni iyihe nama wagira abakobwa batarashaka? Ese bitewe n'uko umaze kubona urugo, ni byiza gushaka ukiri muto cyangwa se umaze gukura? Inama rero naha abakobwa batarashaka nuko nukuri ndakwinginze ntuzavuge ngo ugiye gukora urugo kubera peer pressure y'abantu, yo kumva abantu bakubwira ngo ngo umaze gukura, ngo ngo abandi ngo mwiganye barabyaye, ngo ngo abandi ngo mwiganye ngo mungana ngo barashatse, nawe ugende muri icyo kigare. Uzabanze wumve neza ko uri ready, uri tayari yo kuba wabana n'umugabo mu nzu, yo kuba washinga urugo. Hanyuma niwumva uri tayari, icyo gihe uzagende wumve ko ibyo bindi byose bavuga uzabishobora. Ikindi nakubwira ni uko uzamakinga sure ko ugiye kubana n'umuntu ukunda, umuntu wishimiye, nawe ugukunda, nawe ukwishimiye. Ni ukuri ibyo bintu bibiri nkubwiye nubikora, urugo ruzakuryohera, uzabona ko ari ibintu byiza ugiye kujyamo. Hanyuma se bitewe n'uko umaze kubona urugo, ni byiza gushaka ukiri muto cyangwa se umaze gukura? Icyo nakubwira ahangaha ni uko kuba uri muto cyangwa se kuba ukuze, sinzi uburyo washatse kubimbazamo, ariko uri muto mu mutwe cyangwa uri muto mu bwenge, ntabwo byaba byiza ko wajya gushaka cyangwa se wajya gushinga urugo, kuko urugo rusaba kuba uri mukuru, kuba ufite ubwenge. Yego tuba tugenda twiga buri munsi, twiga, ariko no kuba ufitemo basi nosiyo yo kuba ufite ubwenge bwo kuba wakora ikintu runaka ukagikora mu bwenge bwawe. Apana kuba uri umwana ugasanga arakubita akantu ugahamagara ati mbabarira mbwire, ukongera ugahamagara. Uri umuntu nyine ushyira muri logique ku buryo
any case yakubaho wamenya uburyo ki uyivanamo utarinze guhamagara cyangwa gusakuza. Urundi ruhande narindi kubaza niba ari bwo buryo wambazaga, kuba nyine ufite imyaka mike ariko nyine ubwo bushobozi bwo kuba wakubaka urugo urufite. Donc ngiye rero nabikunda kuko nyine ukurana n'abana bawe kandi mukaba ari ibintu byiza, nyine ukazagira n'igihe cyo kubarera mukimeze kimwe cyangwa mukimeze nka mukiri mu rungano rumwe. Pana kuba washatse umugabo ufite imyaka 30 cyangwa 40, ejo ukabyara umwana azajya kujya muri segondere warashaje ukeneye ko agusunika. Ntekereza ko atari ibintu byaba byiza. Hanyuma ikindi yarambajije ngo ese kuri wowe success ni iki? Success kuri ngewe rero ni ukuba nashyizeho plan cyangwa se ndi guplaninga ibintu runaka, hanyuma igihe byageze bikagenda uko nabishakaga, uko nabiplaninze bikaba ariko bigenda. Icyo gihe ntekereza ko ariyo success mba ngize. Hanyuma twihuse, ikindi kibazo nanone barambajije ngo ese ni ryari wigeze gutekereza nabi cyangwa se ugakora ikintu kibi bitewe n'umujinya? Niki cyari cyabaye niba icyo gihe byarabaye? Hano nakubwira yuko ubu ngubu aka kanya njyewe ndi umuntu udakotororwa n'umujinya habe na gato. Nta na rimwe ushaka kumbona navuze nabi, nabwiye umuntu nabi ngo nuko mfite umujinya, nakubise ikintu hasi kuko mfite umujinya, nagukubise kuko mfite umujinya. Ngiye mfite umujinya, igare kuba pose, igare guceceka, nkabanza nkatekereza kuri ibyo bintu. Hanyuma igihe ahubwo uwo mujinya washize, nkabona kuba nakubwira niba wampemukiye cyangwa se wankoreye ikintu kitari cyiza, nkaza tukakiganiraho, nibikunda tukakiganiraho kugira ngo unsabe imbabazi bikarangira. Nta na rimwe rero ngewe nshobora kubwira umuntu nabi, kwa kundi nababwiye ko ngiye nikundira amahoro, nikundira kuba numva nifitiye amahoro mu mutima wanjye. Sintekereza ko rero nk'ubu ngubu ndamutse ngira umujinya, nkotororwa n'umujinya ku buryo nagira umujinya nkakubita nk'ikintu hasi, noneho nkasigara mvuga ati mana yanjye se ubu nagikubitiye hasi iki, nkasigara nishinja. Icyo gihe rero mba mbangamiye umutima wanjye, kandi ngewe mparanira kubaho nishimye ntacyo nishinja na kimwe. So rero gusa kera ndi umwana, nkiza ko ari ubwana bwabinkoreshaga. Hari igihe kimwe nibuka nari ifite isahani iriho n'ibiryo, basaza banjye bantera umujinya, mba nyikubise hasi n'ibiryo, isahani irameneka n'ibiryo birameneka, nuko ugomba ndabwiriwe. Ariko ubu ngubu ntibibaho, ntibishoboka, mbiheruka icyo gihe ndi umwana. Sino kuvuga ngo ni ibintu nagiye ngo nkigaho ndavuga ngo reka nyamigenza gutya, nisanze nyine mu bukuru bwanjye ari uko meze. Ntabwo ngiye nkotororwa n'umujinya n'umunsi n'umwe, sinshobora kumva. Donc ntushobora kumva nakubwiye nabi ngo nukubera umujinya, nanjye sinkunda n'umuntu umbwira nabi ngo nuko afite umujinya. Ikindi rero none bambajije ngese ni ryari umuntu yagukoreye ikintu cyiza ukumva ubuze icyo umwituye, ni iki yagukoreye niba hari igihari? Ikintu rero ahangaha navuga bankoreye, gazi muzankorera ikintu ariko cyiza nanjye numve mbuze ikintu nkwitura. Ni nk'ikintu navuga nk'uko wenda icyo navuga hano ni uko donc nakunze uwo nkunze nawe akankunda, hanyuma akageraho afata umwanzuro wo kuvuga ati noneho twakibanira ubuzima bwacu bwose. Icyo gihe rwose yankoreye ikintu ndavuga ati mana basi, mbuze icyo nkora, mbuze icyo mvuga. Hanyuma mwitura nanjye kumukunda cyane, mwitura kumwubaha, mwitura kumva nyine ari wo ubuzima bwanjye. Ndumva nta kindi nakwibuka, niba gihari simbizi, ubwo byasaba ko ngitekerezaho nkakibuka, ntabwo kiri kuza cyane. So ikindi nanone yarambajije ngo wumva wifuza umukazana umeze ute? Ahaho rwose umukazana ubwo ni umwana, ni umugore w'umuhungu wanjye. Ngiye rero icyo nifuriza umuhungu wanjye ni uko umukobwa bazakundana, umukobwa azakunda azamukunde nawe kandi ko azaba amukunda. Hanyuma icyo mwifuriza ni uko azabana n'umukobwa cyangwa se akabana n'umukobwa w'inzozi ze,
wujuje inzozi ze, icyo ashaka, bafite nyine intego imwe y'ubuzima, umukunda, umwishimiye, icyo gihe nanjye uwo mukazana nzaba mukunda, nzaba mwishimiye. Hanyuma undi nanone yarambajije ngo wanga umuntu umeze ute? Guys, sinkunda umuntu ubeshya. Umuntu ubeshya, mana yanjye, umuntu ubeshya ndamwanga n'umutima wanjye wose. Sinkunda umuntu ubeshya, just nkunda ukuri, nicyo kintu cya mbere nkunda. So rero urumva, niba nkunda ukuri cyane, nanga noneho kubeshya nyine. Umuntu ubeshya, umuntu ufite amanyanga, umuntu ufite uduki n'uduki, I don't like umuntu umeze gutyo rwose pe, simukunda habe na gato, habe na gato. Ikindi nanone barambajije ngo mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndacuruza, bya bindi njya mbereka, bya birungo njya mbereka bya Bicom, byose ndabicuruza. Ahubwo guys, mujye munteza imbere kugira ngo turebe uko ibintu biba bimeze. So guys, ndabakunda cyane rero. Hanyuma guys, ntugende please, niba utarakoze subscribe, ntugende utayikozeho, ntugende udakwanze kukazogira. Hari abantu bakoze subscribe ariko bibagirwa gukanda kukazogera, niyo mpamvu ibiganiro bisohoka biza tubishyira kuri YouTube ntabibone, bikaba ngombwa yuko ko agenda akareba niba ibiganiro tutarabishyizeho. Rero kugira ngo ukemure ako kantu, ukande kuri ka kazogera, hanyuma barakwandikira ngo all, hanyuma notification izajya buri gihe ikuzaho, buri ko dushyizeho ikiganiro ukibonera igihe, ukibone nyine mu ba mbere. So rero please usharing iki kiganiro cyacu, hanyuma nikigushimisha ukande kuri like, utange comment. Niba kandi nawe hari ibyo ushaka kubaza nabyo ubitubaze. Ciao, ndabakunda cyane.